ababikoze bose bafite impungenge y'uko byagira gute bisandara hanze. Kimwe cya kabiri cyari kimaze gusandara ko ba Bill Gates bagiye bacura za covid urukumva. Jean nabonye minisitiri umwe wa Norvège ari kwiyahura byanze baramukiza baramufata umwamikazi w'Ubwongereza n'umuhungu we rurageretse sibyo. Iyi kawo yose y'uko isi turi kugendana ndakumva iri mu ntambara no mu bibazo no mu bigeragezo byose. Umuntu umwe ntarabona urabijyamo nubwo umugore we nabonye rero birimo kuzamuka ku itorero cyane ndi kumva nirimara kugenda. Ubu niko kantu kabagoye kuko abanyamahanga muri kwanga kuzuza umubare w'abagomba kujya mu itorero. Turi kubabwira mugahita mutwatakisha ibyo bita amafoto sibyo. Ngiye kubacira umugani ubwo umugani Asene agenda yikurikiye hagati muzararame murebe hejuru umutini nutoha n'ibigenda gutya na gutya uzagenda gutya na gutya. Aba bahungu nabo bafite sene bagenda bandikira isi yo ntimenye akariyo mpamvu manda itazarangira ntago irangira. Twikomereze ntituzanatungurwe no kubona zihatse izi ntambara zose ziri mu isi sibyo. Ubwo twinjiye ngiye mu gusesengura cyane ndi gutanga amakuru. Yego muri Kongo ejo bundi yahitanye Wiringoma ubwo abajyanye n'abandi benshi batavuzwe abatoye. Iyo muri Irani yahitanye witwa Kamini yapfuye. Ari Kamini yari umuyobozi mukuru wabo ubwo abajyanye n'ibitambaka ngaho banzu bare niba hapfuye umuyobozi. Reka ngusuze n'ubundi wowe ubana natwe umunsi ku wundi mwifurize umugisha amahoro amahirwe bituka kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho ndetse ikiganiro cy'Imana kize ku buzima bwawe. Nkubwire ngo ukuboko kw'Imana kuracyahari kandi imbabazi z'Imana n'umugisha bituka ku mwami Imana bikomeze kubana nawe. Kora subscribe kuri channel kandi ukomeze kubana natwe. Ibitekerezo byawe ni ngombwa ubishyireho kugira ngo ibintu birusheho kubana natwe neza cyane. Nyuma ya kamera muri kumwe na Pastor Ishimiye ariko imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Robert amen. Reka n'ubundi nkubwire ngo ongera usuhuza aba bantu udukurikira. Ndabasuje neza Imana ibamugisha ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba kuri mwebwe. Ndabakunda kore subscribe share comment mujoining ni group de WhatsApp iri muri section comment kugira ngo dukomeze twubake umurimo w'Imana neza cyane kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kuko biravuze ngo icyo twavukiye ni ugukura abandi mu makuba. Siko birivuga se muvandimwe yavukiye gukura abandi mu makuba. Robert ndashaka ngo tuganire tujye kuganira mu bintu nka bitatu. Icya mbere ndakuganira nk'umunyamakuru sibyo. Icya kabiri nk'umusesenguzi. Icya gatatu umuvugabutumwa umukozi w'Imana mukristo. Ikiganiro ngo nshaka tukiganiremo ariko izo kategori zose ziraza kuza muvuga umunyamakuru umusesenguzi ndetse n'umukozi w'Imana. Umuntu wigisha umukristo umuvugabutumwa bwiza kuko n'abavugabutumwa bose ntabwo bavuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Robert iyi ntambara ya Israeli na Iran na Amerika intambara wowe nk'umusesenguzi nk'umunyamakuru urumva nk'umuntu w'umuvugabutumwa nk'umuntu wayishuriwe kwizera iyo wumviye intambara wumva iki? Reka mpere ku itangazamakuru sibyo. Abantu badukurikiye Amerika yamaze kumunangura. Abantu badukurikiye ubu isi yose iri mu ntambara. Hasiko mbona se abantu basigaye bafana isi yose ariko se ukiraho ko mbona abantu basigaye bafana intambara nk'abafana umupira. Nicyo kiriho. None se biriya ni ubufana cyangwa ni ubukunzi?
isi yose iri mu ntambara, hakaba hari intambara nini n'intambara ntoya. n'izi ntoya zizimira, Ehe. sibyo? Mu ntambara nini uyu munsi zihari, nibura izikomeye, yego, hari intambara ya interineti, sibyo? niyo ya mbere. iyo ifite urugamba, nabonye abakobwa batukana, ariko reka nkubwire, ndi umuyobozi nabafunga mukajya imana. Yego. Reka nzabikora ikiganiro kwabyo. Ari intambara ya interineti n'ibanza. Ubu isi yose miliyari 8 zituwe n'isi yose zihanganye n'icyitwa interineti, sibyo? Abana bari gupfa bishwe na interineti kuko ababyeyi babaretse ngo abana babo babarerere, sibyo? Babareresha interineti. Induru z'irangamuntu y'ikoranabuhanga turi kugendana. Ibyo bitutsi byo kuri interineti, amabombaridoma y'abitwa ba Badiramo n'abandi bose, ubwo ndi kuvuga nk'umunyamakuru cyane. Hakaba intambara z'amasasu, sibyo? Ashamikiye kuri ibyo bijyanye no kurasana. Muri Kongo bari gupfa umusubirizo, sibyo? Ndakumva. Muri Uganda nuko abantu bari gupfa umusubirizo. Sudani abantu bamaranye. Afurika yose irimo intambara. Afurika Central Africa. Reka twe kujya mu bintu byinshi cyane. Afurika yose irimo intambara. N'ibibazo. N'ibihugu bitarimo intambara nka za Afurika y'Epfo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nabyo biri mu ntambara. Hari aho byahereje abagasirikare ku Rwanda, za Tanzania, na za Angola, za Burundi. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga ngo isi yose ubu turi mu ntambara ya gatatu y'isi yose. Agasobora basi ya gatatu buriya nubwo bari kubihisha. Yes. Aziya ni intambara imeze nabi. Nabonye Pakistan na Afghanistan bari kurwana. Amerika, Israel na Iran bari kurwana. Israel bari wahe? Israel muri Aziya. Si muri Aziya. Sibyo? Pakistan n'ibibazo. Uburusiya na Ukraine. Haje Uburusiya nabwo ba mu Burayi. Igice kimwe kiba muri Aziya, ikindi kiba mu Burayi. Uburusiya bwarafashe. Uri kumva? Donc urwo rugamba noneho hari intambara nkuru ebyiri zikomereye kurusha izindi. Ni intambara ya Iran na Israel na Amerika. Hakaba intambara ya M23 na Congo. Nizo zihatse. Izo ntambara zihatse. Izi ntambara zose ziri mu isi, sibyo? Ubwo twinjiye ngiye mu gusesengura cyane, ndi gutanga amakuru. Yego. Muri Congo ejo bundi yahitanye Gwiringoma, ubwo abajyanye n'abandi benshi batavuzwe abatoye. Iyo muri Iran yahitanye witwa Kamini, yapfuye. Ari Kamini yari umuyobozi mukuru wabo. Ubwo abajyanye n'ibitambaka. Ngaho banzu bare niba hapfuye umuyobozi w'ikirenga. Ubwo se yari wenyine? Ni binini. Hapfuyemo abagaba bakuru b'ingabo, nayo yishyuye. Nayo ngo maze kwishyura. Iri kwishyura nahoze ndeba za Katari yazishwanyaguje. Ngo yashwanyaguje. Kumva na za Arabia Saudite. Indege zimwe bazihagarika. Iri mu ntambara. Ibibazo. Sintanze amakuru nk'umunyamakuru. Amakuru yatanze nk'umunyamakuru. Ubwo utaruyazi ngo amenye ko yayamenye. Tugeze ku ntambara ya gatatu yitwa inzara. Ndi gutanga amakuru. Hari na urugamba rwa interineti ruri mu isi yose. Yego. Urugamba rwa kabiri rw'amasasu ruri mu isi yose. Rwa gatatu ni inzara iri mu isi yose. Abantu bakeya, umubare muke w'abantu, umurenge warabishe birwa bamena ibiryo. Abandi barashonje bari kurira mu isi yose. Ubundi ugiye kubara, wasanga ku isi yose, isi yose ariko idafite abakire barenze 250. Yego. Intambara ya gatanu igezweho ikomeye, uri kumva? Ni igisebo cy'abayobozi b'isi. Igisebo cy'ibizira by'abayobozi bo mu isi. Ibyo bintu bisobanuye iki? Hari fayiro ya Epstein, uri kumva, aho uyu muyahudi yahawe ubutware akajya afata abakomeye bose bo mu isi. Afite dokima irimo abayobozi hafi miliyoni, donc ubwo ni ibizira bagiye bakora. Ibizira byose aba minisitiri, aba perezida, aba bayobozi b'amabanki y'isi yose, donc bagiye batandukanye. Hari ikirwa bajyaga bajyayo
bakajya gutinganirayo, bakajya gusambanirayo, bakajya kwicirayo abana, kubanywa amaraso no kubasambanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nahoze ejo ndi gusoma harimo n'uyu mutagatifu witwa Tereza. Mutagatifu Tereza nawe arimo yambara ibigeze ku birenge kandi ngo ni umutagatifu. Ibi bizira rero ubwo ninjiye ndi kusesengura, sibyo? Ibi bizira ababikoze bose bafite impungenge yuko byagira gute bisandara hanze. Kimwe cya kabiri cyari kimaze gusandara. Kuba Bill Gates bagiye bacura za covid, urukumva. Jean nabonye minisitiri umwe wa Norvège ari kwiyahura byanze baramufata. Umwamikazi w'Ubwongereza n'umuhungu we rurageretse, sibyo? Iyi kawo yose y'uko isi turi kugendana ndakumva iri mu ntambara no mu bibazo no mu bigeragezo byose. Umuntu umwe ntarabona urabijyamo, nubwo umugore we nabonye rero birimo, ni umuntu witwa Emmanuel Macron uyobora Ubufaransa. Kandi buri isi ifite ibihugu Satani ari gutegurira. Nahoze ndi gusoma sanga ngo Macron ngo yabatijwe mu idini Gatolika. Turi kugenda na pastor, katugende step by step. Buriya izi ntambara zose mubona mvuze uko ari eshanu, abayobozi bazo bazitegura ni umuryango witwa Rothschild. Rothschild aba boss wazo nibo bategura izi ntambara mvuze uko ari eshanu, nibo ba boss bazo, zikaba zishyirwa mu bikorwa, uri kumva, n'ingabo zabo zitwa abayezuwiti. Abajezuwiti, sibyo? Nibo babyexerisa. Icyicaro cy'ubwami bwabo kibahe i Roma kwa papa. Yego, ntabwo bari bukumve none barangira bate tukuvuga twebwe ko ndi mu makuru. Neza abajezuwiti zibakomoka kwa papa. Niyo bakomoka. Ibyo ngiye kuvuga kambyihorera. Ngoberetse. Hanyuma ubwo ninje natangiye kugera mu mwuka. Isi iri gutegura bitewe n'aho icyerekezo cyayo no gushirana kwayo kwihuse kugeze. Iri gutegura umwami wazaza guhagarika ibi byose. Umwami. Yes. Uzaza guhagarika ibi byose. Ubwo se Santikristo. Yego, sibyo? Kugira ngo azaze isi iri muri kawo, azavuga ati ibi byose ngiye kubimaraho, abwira abantu ati ninge Mesiya mwari mugize gute? Mutegereje. Ubu bwami bwose buvuyeho. Yego. Amwizeye. Mu mboni zanjye nubwo ndi kubona Kameni bamurashe, sibyo? Bakamwica. Yaravuze ngo uyu mubiri wanjye ushaje n'ubundi ni muwica, muzaba muri kwishumuriza urubyiruko rw'Abanya-Irani n'abandi bashiya bose. Ubwo ngarutse mu makuru cyane, sibyo? Iyi ni impinduramatwara muzaba munaze mu mibiri yabo kunyica. Ni nka virusi. Yego. Ndi kubona uyu mugabo witwa Donald Trump nawe yishwe. Ko ngiye mu buhanuzi. Ikiganiro kirakomeye, ubwo utaracyumva neza. Kirakomeye. Sibyo? Cyane kumva. Ndi kubona yishwe nawe. Sibyo? Nubwo ejo yigambye kuri Kamena avuga ati iyo ndaro urara ahantu hamwe turahazi, ntago ndi kubona muri angere y'uko iyi manda yazayirangiza nawe. Sibyo? Ntago yirangiza kubera izihe mpamvu. Isi aba bamondialiste nandi kukubwira bano ba Rothschild, bano bashyira itegeko ryo kuyobora isi, bano bayobora isi. Paulo bamukoresha. Paulo yavuze ngo nabatware bategeka isi y'umwijima. Niwe bamukoresha.
bafite ukuntu bandika script. Script mu bantu batazi icyo ari cyo ni udusene Yego. bandika bakina cyane filime. filime. Buriya iyo uzi kureba ibihe n'ibihe ugenda ubona ko izi ntambara zitegurwa. Bamwe nkunda kubigeranya n'umukino wa chess cyangwa se w'igisoro. Yego. Bagikinnyeho Yego. ako n'umuntu yimura inka ugashyira ku ruhande undi akaza agaceza agahita atereka hano, agaterekamo hariya. siyo? Buri sene yose izifite iyayo iyikurikiye. Igize gute? yikurikiye. Iyikurikiye. Nk'uko na Bibiliya nayo ifite amasene agenda yikurikiye. agenda ayikurikiye. Agati muzararame murebe hejuru, umutini nutoha, nibigenda gutya na gutya uzagenda gutya na gutya. Aba bahungu nabo bafite sene bagenda bandikira isi yo ntimenye. Akaba ariyo mpamvu manda itazarangira. ntabwo irangira. Twikomereze. Ntituzanatungurwe no kubona noneho Amerika iri kuyoborwa n'umugore. Yego. Buriya mu minsi yashize hari agasene kabanjije ngo bari barakanditse 2008 k'umugabo witwa Clark. Uramwibuka barashe umupasiteri. Umugore we agahita yinjira muri game. Nta gaferi yirarangira arakurikira indi script ye. Yego. Sibyo? Cyambaye rekomanda. Bise yashize arakoze ikiganiro uri kumva ndi guhuza iyi ntambara ya Kongo n'ubuhanuzi. Babwira ko ari cyo gihugu mu isi gifite ubutaka burumbuka kurusha ubundi. Kigomba guhahira antikristo ubutunzi. Rero niyo mpamvu ubona abantu bahora barwanira ahantu hamwe batashira abandi bakaza bakarwana bakava abandi bakaza bakarwana gutya na gutya. Uri kumva iyi si yacu ifite icyitwa ubutunzi ariko uramya bikagira igitambo kibishorera. Nundamya ndaguha iki ubutunzi nahawe kugabana ariko Satani yabwiye Yesu. Yego. Izi ntambara rero ziba zubakitse mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ubwo gushaka icyubahiro. Gushakira icyubahiro uyu muryango nakubwiye. Yego. Abayobora isi bayijyana aho bagize gute bashaka. Uburyo bwa kabiri ni ugushakira ubutunzi. Uri kumva uyu muryango kugira ngo niwe ubundi uyoboye isi ukomeze. Nakubwiye ko ari amascript bagenda ba creatinga imivaho indijyaho. Sibyo? Uyu munsi rero murabizi ko installation ya antikristo mu bijyanye na installation nababwiye ko iri kwestarwa bari kuri phase ya 4 kandi zigomba kuba phase 7. Hanyuma twabiganira turi kumwe cyane wagikoze ngenge. Wagikoze wenyine. Ubu ngubu bari kuri phase ya 4. Sibyo? Phase yo kwestara uri kumva bashaka ku buryo ki umwana w'umuntu yashyirwamo microchip. Yego. Sibyo? Ariko umubuza ari wo mwuka wera n'itoro bikihanganye nabyo bigenda bipfubira nzira. Uramye mwibaza icyatumye covid ipfuba munagitekereze ko izi ntambara za hano za Israel na Iran ziraza gupfubya n'ibiranga muntu y'ikoranabuhanga yari yabasajije. Impamvu bikizungurukana nuko itorero rikiri he hano mu isi. Sibyo? Cyane. Ariko bari muri phase ya 4 ni nayo banakora. Sibyo? Mu yamarange bari muri phase ya 6 yo gutegura intambara komeye. Bategereje icyitwa attribution. Kuzamuka ku itorero cyane. Uri kumva nirimara kugenda. Ubu niko kantu kabagoye kuko abanyamahanga muri kwanga kuzuza umubare w'abagomba kujya mu itorero. Turi kubabwira mugahita mutwatakisha ibyo bita amafoto. Sibyo? Ngiye kubacira umugani. Ubwo umugani urimo hano. Buri Imana ukuntu yaremye iyi si yashyizemo amarenga y'ububasha bwayo. Bikumva pastor? Ndakumva. Mu bushobozi abanyamwuka babibona bamubiri ntibabimenye. Nkunda kubwira abantu ngo uw'umwuka rondora uw'umubiri. Sibyo? Yego. Gafate nk'urugero rwa hafi. Sureba izi nyamaswa zose mubona ku isi zitegeranyije amatsiko niko birivuga. Ngo ibyaremwe byose bitegeranyije amatsiko kuzamureba kureba uwo mucunguzi. Ntabwo mu nyamaswa no mu bimera harimo icyaha.
cyokoze umwana w'umuntu yagiye agicomekamo. Ubundi kera imbwa ntabwo zasambanaga n'abantu, sibyo? imbwa zasambanaga n'imbwa zikajya mu igobe kwazo gusenzanya. ariko ubu bubwa bw'umweru njya mbona abakobwa bari gusomera mu modoka n'iki byose busigaye burongora abagore karyamana nabo. reka nigire ku mbaraga Imana yashyize mu byaremwe. Pastor, ikinyugunyugu urakizi? ikinyugunyugu ndakizi, kigira amababa n'amabara meza. uzi kugira ngo kiremwe kiva mu kinyabwoya. Yego, iyo ni Fenomene. muri biology niko twabyize. abize za biology. Fenomene y'ikinyugunyugu buriya bwiza bwacyo kiguruka kiva mu kinyabwoya, kaba kitababana, agatatse neza, kemereye neza cyane, kiva mu kinyabwoya. yego, niko n'umuntu w'icyaha wakira Yesu umwami n'umukiza ataransforomwa akava ku rwego rwo kubabana no kuhandana akaba umuntu muzima, umuntu uzahabwa ubugingo buhoraho. yego. igitagangurirwa se cyo urakizi? ndakizi, kimwe cyubaka mu nzu ukuntu kikagira twa dushundura, yego, twatwo. buriya kiriya gitagangurirwa uzajye kwiga amateka yacyo, sibyo? ubwo abanyamwuka ibyo mvuga baze kunyumva neza. Yego, kiriya gitagangurirwa gifite amashusho abiri yerekana abantu n'inzira ebyiri. hari igihe uri kumva ndakumva, kizenguruka twa tubaba twacyo kikazenguruka, uri kumva cyamara kuzenguruka noneho uzi ibigitunga ahantu biva, ni utundi dusimba tujya gufatirwa muri ariya mababa cyane. nacyo niyo mpamvu cyubaka kuriya. yes. turiya dusimba iyo uri kukibona cyararitse ahantu, uri kumva, ushobora kutubona ukagira ngo ni tuzima, kumbi twarangije kugira gute? kuribwa cyane. nguko uko Satani, uri kumva, yariye benshi. wahoze umbaza bamwe ngo bafana intambara nk'abafana Rayon Sports na APR, tubabona tuzi ngo ni bazima, ifi byararangiye kera. kanigarukire ku gitagangurirwa. buriya igitagangurirwa gifite ukuntu kigira amagi yacyo, kayatera kigiye kubyara ibindi byana byacyo. iyo ya magi amaze guturaga, kimaze kuyarya, kimaze kuvamo abana, gifata umunsi umwe, uri kumva, kigahamagara abana bose bavuye muri icyo gitagangurirwa, sibyo? kigafata umubiri wacyo kikawutanga, sibyo? buri mwana wese akarya kuri uwo mubiri wacyo, kigashira neza kikarangira. kiriya uri kureba iki ngiki, sibyo? noneho muri iyo nyina kiba kiriye, niho habamo amavitamini azatunga abo bana b'igitagangurirwa. icyacikanywe rero kikanga kuza kuryaho, kirakenyuka, kirapfa, kuko ntabwo kiba kizakura muri za vitamini zindi zizakura muri za nyamaswa. ni ishusho cy'Imana yashyize muri icyo gitagangurirwa, sibyo? nuko umuntu wese wariye ku mubiri w'umwana w'intama w'Imana. nsomera Yohana ibice 6 uhere ku murongo wa 51. aravuze ngo ninjye mutsima muzima wavuye mu ijuru. yego, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutima nzatanga kubw'abari mu isi, kugira ngo babone ubugingo n'umubiri wanjye. ni umubiri wanjye. ni umubiri wanjye. yego. abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha se kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. wumvishe icyo nari kukubwira? ndabyumvise. nk'uko igitagangurirwa gihamagara abana bacyo bakarya ku mubiri wacyo, kigashira bikarangira, sibyo?
ariko wa mubiri wawo ukaba ubuzima bw'abana bacu. Niko umuntu wese wumva iki kiganiro wariye ku maraso y'umwana w'intama w'Imana akarya ku mubiri w'umwana w'intama w'Imana nawe afite ubugingo buhoraho. Haleluya. Izi ntambara rero mubona abazitegura uri kumva n'abazishyira mu bikorwa nta bugingo bafite, kuko uwica mwene se ni umwicanyi, niko ijambo ry'Imana rigize gute rivuga. Hanyuma uzatsembaho ibi akamaraho byose ni umwana w'intama w'Imana ari we Kristo, ntago ari Antikristo wenyine niwe ufite ubushobozi bwo gukiza abari mu isi. Wambazaga ngo bizagenda gute iyi ntambara urabona mu mboni zawe nk'umusesenguzi. Yego, bivuze neza nk'umunyamakuru, bivuga nk'umusesenguzi, bivuze nk'umunyamwuka. Nta wundi ufite ubushobozi bwo kuzirangiza, nubwo isi yategura Emmanuel Macron, ba Klaus Schwab n'abandi uri kumva baze bagire gute, sibyo bigira ibihangange, uriya mukwe wa Trump uri kumva n'abandi baze bikoze hirya no ba Putin n'abandi na ba Kim Jong Un uri kumva bigize ibihangange, bararuhira ubusa. Uzatunganya isi ikajya mu mahoro no mu mudendezo Kristo wenyine. Rega isi yarananiwe. Pastor tuganire tugaruke kuri izi. Reka tuhere kuri uyu nguyu bakubitse kompora. Hakaba arapfuye. Ntiyari umwami ngo uhoraho ngo iteka uhoraho ngo forever. Putin ntiyagiye gutera Ukraine avuga ati ndaje sukure hano hantu, bimaze imyaka ingahe? Hajya Elizabeth yari umwami wa Ubwongereza mwe wapfuye. Abantu bose bagiye bakora ibikorwa uri kumva byo kwerekana ku isi. Ariko buriya abantu bashaka bemere n'Imana, n'abatarayemera bayemere. Uri karakasi ikakwihorera ikagufata nijoro, kaguteza agasonga mu gutwi, kagatangira ari agasonga, gafata ubwonko, ukaburahiye, kajya kwa muganga. Ahubwo bishoboka raga rusoro n'ahandi hari amarimbi mwisi. Ya mipango yose wari ufite, ya mipango nabwo wabwibone, nabwo wabuhangange bugasigana abandi. Twashyize nagiye gushyingura aha twari kuri umwe, buriya cyagiye igihe twajya gushyingura wa mukobwa, hari umudamu nari nicaranye nawe, narakubonaga twafashijwe kuzuye umwuka wera ku irimbi. Ndavuga ngo Imana yahagaritse izuba nka kumwe kwa tukagumya twuzura umwuka wera. Umukobwa twaraganiye, burya Pastor mu madini yose habamo abantu bakijijwe, harimo nyine wuzuye umwuka wera cyane. Twaraganiye atuma nongera ndafashwa ku rupfu. Uzi yambwiye gute? Ntabwo atariko Imana n'igitangaza. Atuzi ko ataba abantu ati niyo waba ukaze. Urabwo ngo afite ikintu bita ubuceri. Bana ngo buriya afite ikintu bita ifaranga ku rwego rwo hejuru. Yari umukire cyane uriye twashinguye. Kwa kundi banga no gushaka bari gushakisha, niba yashakisha amafaranga abandi banyamafaranga bagenzi babo n'abadokiteri bakomeye. Ambwira akantu numva niko arambwira ati reba zino metero babegeranyije we, hatuzi ko bataguhereza nibura avuga turi umudanje, uri umuntu wa danje. Ariko nanjye byazana umusozi reka tuwufate tuwutabe tuwutene mure tugushyiremo tukubakire amakaro. Ati ni 2 kuri 2. Araga nuko awutene mu musozi oya naho byabaye. Oya nibashaka bawutene bure. Reka twemere uko president wa Amerika cyangwa ora wapfuye ajya wa Iran batene buri musozi wose bawumuterekemo. Siko biri. Ariko fina Roma igihe kizagera nundi yanavuyeho bazaza bahasenye bahubaka amazu. Uyu bateguye gushyiraho umusimbura, bamaze kumusimbura. Ndavuga hamwe bazamushingura, bazahasenya nyuma y'imyaka 20. Hari uzaza bavuga ati ibintu mu bikuru ibipa mukoreho uyu mwanda simbishaka se n'ibiki bingi mukoreho. Isi yacu rero uzaza akamaraho byose, agahindura byose kuba bishya. Umwana w'intama w'Imana ahirwa umurya, ni ufite ubugingo uhoraho. Imana ibaho umugisha. Kazaza kiganiro babwira ngo ni mukanyange ntacyo arigira Kristo Yesu ntago ndwaye mu mutwe. Ibisigaye Imana izabaha umugisha. Shalom.